nashatse kado nziza ko hari umuntu wiyubashye nashatse kado nziza ariko nyishaka ntumva impamvu ndi kwishaka ahubwo ko nagombaga kumvira uwabinsabye navuga reka numvire nzarebe ikizaturuka nyuma y'iyi kado ntanze ntabishaka ndayishaka ndamwaka appointment ndayimushira ako nyimushire ndenzaho amagambo kugira ngo nyire ndamubwira ni nubwo ubona ngo uhayikata wa munsi umbwira gutya narababaye ku buryo nanakwishe naranagushyinguye mbese uri umupfu kuri jye hari n'igihe tubuzwa amahoro n'ibintu twebwe ubwacu turi kwiganiriza uhuye n'umuntu ntakubwiye ko akurebye ariko direct mu bwonko burakubwiye uzi ko bibonye yuko uri mugufi niba ushobora kwitekereza yuko umuntu akurebye ko yakuri mugufi cyangwa yibajije impamvu uri mugufi ushobora no gusubiza bya bitekerezo ati yamaze ndi mugufi ndi mu ishusho y'Imana ndi mwiza uko niko Imana yashimye ko bima muri decoration y'Imana kuko byose ntekereza ko Imana yabiremye ari byiza uzi ukuntu iyo ninjiye mu rusengero abantu bose bahita bahindukira bakandeba uzi ukuntu abantu bakunda kumbwira ngo kuki nkunda kwambara gutya uzi ukuntu aho kugira ngo bavuga ati ese ni iki cyaguteye wenda kwambara ibyo bintu ibyo byose wari ufite icyo wagendeyeho era wajyanishije n'umwenda wambaye ni nk'uko uyu munsi ushobora guhura n'umuntu udakunda igitambaro akakubwira ati ariko jize nkawe iyo utinyuka ukajya mu kiganiro wambaye igitambaro wumva ubwenge buri kugihe wumva umeze neza kandi wowe wacyambaye kubw'impamvu zawe tutazi nonaha ariko byo byose tuzi ko Gisele si umusazi ajya guhitamo icyo yambara afite ibyo yagendeyeho kandi we yumva bimunejeje nubwo bitanezeza wowe ariko we byari bimunejeje ikikubwira ukuntu isi rero igoye ushobora guhura n'umuntu akavuga ati sha uwo ngo warakubwiye ukuntu wari watesheje agaciro ikiganiro gute ujya mu kiganiro wambaye igitambaro mu mutwe imbere wagera imbere ndavuga ati nkundiye wakoze ikiganiro wambaye igitambaro mbona uri umunyafrika wuzuye inshuti z'inkingi y'umuryango mwongeye kwirirwa turizera ko aho muri hose mumeze neza Imana ikibarinze ngewe muri iki kiganiro ni Ndizeye Gisele tugiye kuganira na Elise Nirere murabizi ko ajya duha ibiganiro bitandukanye Elise amakuru ni meza turagira ngo uyu munsi nka Elise utubwire tujya dukunda kuganira cyane ku bintu bitandukanye ariko muri iyi minsi iyo tugiye dusoma cyane mu itangazamakuru rigiye rihita twumva abantu bagiye bahura n'ibikomere kandi ibikomere bimwe bishobora kubaviramo n'ubundi burwayi abandi tukumva ngo baragenda biyahura bitewe n'ibikomere runaka ese watunyuriramo bimwe mu bwoko bw'ibikomere ndetse ukanagenda uduha aho bitandukanira ndetse n'uburyo umuntu yabikira urakoze cyane Gisele mbajije ikibazo cyiza ntabwo wenda ndi inzobere mu bijyanye n'imitekerereze cyangwa nta bushakashatsi nakoze mu bijyanye n'ibikomere ariko kubera ko nyine isa nkaho ariwo musozi nahamagariweho nkunda nyine kubitekerezaho cyane cyangwa nkakora analize cyangwa ibintu nk'ibyo ubwo rero uza kumva mvuga ibikomere atagira ngo ndi inzobere oya ntabwo ndi inzobere mvugira muri experience ifite abo duhura ibyo ndeba uyu munsi biriho bigonga abantu ibintu nk'ibyo ngibyo rero nk'uko bivuze ibikomere buriya biri mu bwoko butandukanye ariko byose bikitwa ibikomere ndavuga ubwoko wenda bumwe ko hari n'igihe usanga umuntu agifite ariko atazi yuko icyo kintu ari igikomere rimwe cyangwa se ugasanga nta nubwo azi gituruka kuki nagikira gute nabigenza gute igikomere wenda cya mbere ngiye guheraho ni igikomere duterwa wenda n'ibyagiye bitubaho tutagizemo uruhare wenda wavutse mu muryango ukenye wenda wavutse mu muryango uroga wenda wavutse mu bwoko runaka ubona wenda buguteye ipfunwe wenda
wavukanye ubumuga runaka, wenda wavutse ku mubyeyi ufite imyifatire runaka ku buryo wakuze wumva papa wa naka mama wa naka yari ameze gutya, yakoraga ibi, yagiraga gutya, buriya ababyeyi hari igihe wenda ibyo batabyitaho, ariko amakosa y'ababyeyi yandika mu gahanga k'abana. Biyahise baravuga ngo dore wa mwana wo kwa naka ngo umwe barara bagwana, dore wa mwana wo kwa wa mugabo wambura, dore wa mwana wo kwa wa mugabo w'umusinzi, dore wa mwana wo kwa wa mugore w'inshizi y'isoni, dododododododo. Ibyo bintu byose hari igihe nabyo bikuviramo igikomere wowe muntu. Noneho icyo gikomere cyo rero kiba kigoye, kuko nk'igikomere cy'imivukire ni urugero, ni ikintu udafite icyo ushobora guhindura. Ntushobora guhindura ko wavutse uri mugufi, hari n'igikomere duterwa n'uko tureshya, uko dusa, ko dufite inzara ngufi cyangwa ndende, iminwa minini, iryinyo ricitse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero ni ibintu tuba tudafitemo kuba dufite icyo twahindura. Ntiwahindura uko wavutse, ntiwahindura inkomoko yawe, ntiwahindura uko usa. Wenda hari igihe bagerageza ugasanga umuntu yavutse yirabura, uyu munsi ari kurwana no kuba inzobe. Umuntu yavutse ari mugufi, wenda ushobora kwambara inkweto ndende, nyine ugashuka amarangamutima yawe ko wabaye muremure, ariko burya uri mugufi. Uramutse utazambaye twasanga uri mugufi, wagutungura utazambaye yasanga uri mugufi. Sibyo? Ati ni mubi, nakuze numva bambwira ko ndi mubi, nkagerageza gushaka kwimakiya, kwitaka nka naka, wenda ugasanga uhora urwana n'ikintu udafite kugira icyo uhindura, udafite kugira icyo uhinduraho rwose. Icyo ni igikomere kimwe. Wenda kugira ngo ntaza kukigarukaho, nshobora kuvuga n'uburyo ntekereza yuko umuntu ashobora kugikira. Icya mbere, Gisele, ikintu cyose utagizemo uruhare, icyo ni icya mbere. Ikintu cyose udafite ukuri bugihindure, njye mbona ukwiye kucyakira, ukihangana, ukihingamo imbaraga zo kubana nacyo uko nguko nyine kimeze, kandi ukishakamo amahoro aturutse muri wowe, adaturutse hirya. Ukagerageza ugatesha agaciro, kuvuga ko mpise buriya barabonye yuko ngenda amaguru atambitse, ese buriya hari n'igihe tubuzwa amahoro n'ibintu twebwe ubwacu turi kwiganiriza. Uhuye n'umuntu ntakubwiye ko akurebye, ariko direkite mu bwonko barakubwiye, uzi ko bibonye yuko uri mugufi. Niba ushobora kwitekereza yuko umuntu akurebye kubera ko uri mugufi, cyangwa yibajije impamvu uri mugufi, ushobora no gusubiza bya bitekerezo ati yamaze, ndi mugufi, ndi mu ishusho y'Imana, ndi mwiza. Uku niko Imana yashimye ko bima muri dekorasiyo y'Imana. Kuko byose ntekereza ko Imana yabiremye ari byiza mu maso yayo. Yararebye isanga muri dekorasiyo yayo harimo abo nakwita ngo ibikuri, reka mvuge babana n'ubumuga bw'ubugufi bukabije, abo nakwita barebare baresha n'ibiti nka Gisele, hari n'abandi bari mu bayene, hari n'abandi wenda baba bagaragara nk'abagikura nka ba Nirere, ntabana n'ubumuga bw'ubugufi, ariko sina mugufi cyane, ariko sina muremure. Mbese ntiwamenya niba agikura cyangwa yarashoje. Urumva, mbese hari inzobe, hari abirabura, hari abaseka neza, hari abaseka nabi. Ibyo bintu byose bikoze dekorasiyo y'Imana ijya kure mu muntu. Rero simbona impamvu ushobora guheranwa n'ikintu udashobora kugira ikintu na gitoya uhindura. Uko ni ukwiyica. Ukwiye kwiga kwikunda, ukiganiriza wowe ubwawe, ukiyakira, ukabona uri umuntu udasanzwe, ufite itandukaniro. Ikindi ushobora kureba muri izo ntege zawe icyiza ubona ufite. Ni urugero, ubugeni nshobora kuba nshaka kuresha nawe, nkumva nicyo kimbabaje, ariko nshobora gusanga hari ikindi kintu ngewe mfite cyiza abantu babona bagakunda, bakapresi cyane, cyangwa hari indi character mfite wenda abantu babona bagakunda, kandi wowe udafite, kandi uri muremure, ariko nawe ufite iyindi abantu bapresya, bavuga ati cyangwa nkamera nka Gisele. Ese ntushobora kudevelopa icyo kintu abantu bakwapresyaho kurusha kureba ibigutesha agaciro? Ariko hari ikintu mba nibaza iri
ese tubayeho kugira ngo dushimishe abatureba cyangwa tubayeho twe ku bwacu? Jize ni kuko iki? numva igihe wahereye uvuga wavugaga ko ibikomere akenshi tubiterwa n'ibiturutse hirya bitaduturutseho, biturutse ku bandi batureba batuzengurutse. Ese tugomba kwambara neza kuko abandi batureba, tugomba kwihindura kuko abandi batureba, cyangwa tugomba kuba baturi bo ahubwo? Aha Jize urakoze, ariko ngira ngo nawe wenda muri bikeya uzi cyangwa abantu benshi mumaze kuganira, nta muntu uzajya wumva avuga yuko yikomerekeje ubwe. Uzajya wumva avuga ati uzi ukuntu iyo ninjiye mu rusengero abantu bose bahita bahindukira bakandeba, uzi ukuntu abantu bakunda kumbwira ngo kuki nkunda kwambara gutya, uzi ukuntu aho kugira ngo bavuga ati ese ni iki cyaguteye wenda kwambara ibyo bintu, ibyo byose wari ufite icyo wagendeyeho, era wajyanishije n'umwenda wambaye. Ni nk'uko uyu munsi ushobora guhura n'umuntu udakunda igitambaro, akakubwira ati ariko Jize nkawe iyo utinyuka ukajya mu kiganiro wambaye igitambaro uba wumva ubwenge buri ku gihe, uba wumva umeze neza, kandi wowe wacyambaye kubw'impamvu zawe tutazi nonaha, ariko ibyo byose tuzi ko Gisele si umusazi, ajya guhitamo icyo yambara afite ibyo yagendeyeho kandi we yumva bimunejeje, nubwo bitanezeza wowe ariko we byari bimunejeje. Ikikubwira ukuntu isi rero igoye, ushobora guhura n'umuntu akavuga ati sha uwo ngo warakubwiye ukuntu wari watesheje agaciro ikiganiro gute ujya mu kiganiro wambaye igitambaro mu mutwe, imbere wagera imbere ndavuga ati nkunda iyo wakoze ikiganiro wambaye igitambaro, mbona uri umunyafurika wuzuye, abantu tugiye imyumvire itandukanye, uriho urumva. Noneho ako kanya wagera imbere undi akakubwira ati sha ukuntu wagifunze, ngiye nkunda igitambaro aho ukuntu wagifunze siko mbikunda, nkunda iyo wagifunze kireba inyuma, wumva ukuntu isi ducanga Jize, wumva ukuntu isi ducanga. Noneho wagera mu rugo ugatangira ukagwana intambara yo kuvuga ngo nzajye ngifunga kireba inyuma, ese nzakireke kucyambara, nzajye ngifunga kuriya ntagifunze, urumva. Undi akaza ati igitambaro ni cyiza ariko iyo kiza kuba umweru. Abo bantu bombi muhuye umunsi umwe Jize, muhuye umunsi umwe, wahuye n'ushaka icyumweru, uhura n'ushaka ikireba inyuma, uhura n'utagishaka, uhura n'ushaka ikireba hejuru, ushobora no guhura n'abandi 10. muri icyo gihe nkanjye nka Gisele nagakwiye gukora aba bantu bose bakakwirukanka mu bwonko, urumva. Se buriya se icyari kuba cyiza nuko nari kwambara icyumweru, nuko nari kukirebesha inyuma, nuko nari kukirebesha hejuru, nuko nari kukihorera, nuko wowe cyambara washakaga iki? Ko wacyambaye wikunze ufite impamvu zawe ugendeyeho, kubera iki ugiye gushaka kuba bariya bose kandi uri wowe, kandi uri wowe? Umuntu akwiye kwimenya ubwe akikunda, ukamenya ikigutera gukora ibintu, bien sûr ibyo ubona ari bibi ukabihindura, ariko ibyo wakoze wumva wabitekerejeho wabihisemo. Sinumva impamvu ushobora kubuzwa amahoro nuko wahuye na Irize ntacyapresi, kandi ujya kugikora ntitwakiganiriye cyane rwose, sinanakwigishije inama, ntiwanangishije inama, ariko turahuye ushatse ko mpita napresiya icyo wakoze. Ni byiza nyapresiya, ariko ndanakigaye menya yuko tutakiganiriyeho. Ntago ndi oblige yo kugikunda cyangwa kutagikunda, wowe menya ko wagikoze kuko ugikunze, cyari kigushimishije, wabonaga bijyanye n'ikanzu wambaye, wabonaga nyine cyangwa se biri bukurinde izuba. Hari impamvu nyinshi zatumye ukora iyo choice Jize. Simbona impamvu rero nshobora kubuzwa amahoro. Uzi ko hari umuntu ugera mu rugo nimugoroba akibuka buri muntu bahuye ikintu yamubwiye, ngaho ibaza abo bantu bagiye kurara bakwiruka mu mutwe, ntushobora kuba bo bose cyane. Ubwo ni ubwoko bumwe bw'igikomere. Igikomere cya kabiri ni igikomere dutegwa n'amakosa twakoze. Ugasanga wenda umuntu yakoze choice, amahitamo atari meza mu bintu, bikazamugiraho ingaruka atari yaratekereje. N'urugero, ushobora gukora amahitamo yo gufata credit par exemple, kuko wenda nkeneye imodoka cyangwa inzu cyangwa simbizi,
ariko nkafata kredi nsa nk'umuntu utabitekerejeho neza cyane, ndebe ese amafaranga banki igomba kujya inkata nta ngaruka zangiraho, muyo nsigarana nshoboye kwishyura inzu mbamwo, nkishyura wenda minerivare abafite abana, nkahahira urugo, umunsi umwe ukazisanga ugonze igikuta. Ushobora gukora choice mbi mu muntu muzashakana, ushobora gukora amahitamo mabi muri section wiga, ushobora gukora amahitamo mabi mu gihugu ujya guturamo. Hari ibintu byinshi bidusaba nyine gukora amahitamo wabitekerejeho, ariko hari igihe usanga hari n'igihe uba wanabitekerejeho ariko wagera imbere ugahura n'igikuta utari waratekereje, noneho ugasanga ubanye igikomere cyo guhora uvuga ngo iyo menya ibi bintu ndi gukora ni ingaruka, iyo menya simpitemo Gisele, iyo menya simpitemo Elise, iyo menya simfatiye kredi, iyo menya singuriye imodoka, iyo menya simbyara abana benshi, iyo menya par exemple Gisele nk'umuntu wabyaye abana benshi uyu munsi bikaba biri kumugora kubarera, utekereza ko wabashira iyo satani ari kukuganiriza, utekereza ko abo bana wabashira uretse guhangana n'icyo kintu ukavuga ati nta kundi byarabaye ukibabarira. Hari n'igihe abantu tutajya tumenya ko twebwe ubwacu dukeneye kwisura, ukiha randevu ukisura, ukiganiriza aho wakojeje amakosa, ukisaba imbabazi, ukongera ukanibabarira kugira ngo ushobore gukomeza. Ikintu cyitwa umutima ugucira urubanza, guhora wiciraho iteka, guhora wumva wishinja, guhora wumva ari we nyirabayazana, nibyo bintu bijya binaviramo bamwe kwiyanga, akagira gutyo ukabona ni umuntu ukora ibintu nk'udatekereza, atikunze, atitaye ku ngaruka biri bugire ku bantu, akaba ameze nk'ikirura kubera ko afite ijwi rihora rimubwira ni wowe, iyo utagira gutya, iyo utagira gutya, iyo utagira gutya, iyo utagira gutya, iyo udasambana ntubugwaye sida, iyo utabyara abana benshi umunsi niba badusohoye mu nzu kubera ko turi oblige yo gushaka inzu y'ibyumba 6, kandi kimwe inzu y'icyumba kimwe twari kuba dushoboye kuyishyura. Hari ibintu bihora bitubwira iyo tutagira gutya, iyo tutagira gutya, kandi ntidufite choice twakozemo wenda uretse kwibabarira no kureba uko tubana nayo, nta kintu dushoboye guhita tuyihinduraho ako kanya. Ukabaho rero uri umuntu utuzuye kubera ko uhora muri iyo menya ni ikintu kibi cyane. Guhora muri regre, guhora wicuza iyo bitagenda gutya, iryo jwi ni ribi cyane mu mutima w'umuntu cyangwa mu bitekerezo by'umuntu. Hakaza ikindi gikomere gituruka ku badayimoni, reka mvuge gutya, hari ibikomere tuzanirwa na satani. Hari igihe uganira n'umuntu akakubwira ngo abantu bose ngo bajya bambwira ngo ndi komplike, sibyo? ufunze umutwe, ngo abantu bose bambwira ngo funze umutwe, ngo abantu bose bambwira ko mvuga menshi, ngo abantu bose bambwira yuko mbese abantu bose reka mpere kuri iryo jambo abantu bose urishuwa ko abantu bose bakuze. Icyo ni icyambere, icyo ni igikomere kirimo n'ibinyoma. Uretse no kuvuga ngo abantu bose, iyo uvuze bose uba uvuze ngo isi yose, reka ne kujya ku isi, abanyarwanda bose bazi yuko mfunze umutwe, bavuga ko mfunze umutwe. No mu mudugudu hari abantu batakuzi, batanakwitaye, ariko shitani yakuganiraho ngo uzi ko abantu bose bavuga yuko udashobotse. Ariko Gisele ibaze nk'umuntu ugenda avuga ngo isi, ngo abantu bose bambwira ko mfunze umutwe, abantu bose bambwira ko ndi mubi, abantu bose bambwira ko ntazabyara, abantu bose bambwira ko ntashobora kuzabona akazi, abantu bose uso umuntu wumva asigaye arageneraliza, arebera muri rusange. Abantu reba kuba ugenda umutima wawe ukubwira ngo abantu bose barakwanga, ariko ubaze bose, abantu bose barakwanga. Icyo ni igikomere gishingiye ku binyoma. Bose, uretse na bose, n'umudugudu ntushobora kukumenya bose, ariko shitani arakubwira ko bose udakuri mubi ku buryo abantu bose bamenye ko icyo kintu ariko giteye uko si ukuri. Icyo rero ukigwanisha kujya wiganiriza ukavuga ati ndi mwiza, ndi igitangaza, ntabwo mfunze umutwe, ntabwo abantu bose giye bazi ko mfunze umutwe. Edere hari inshuti ngira
nubwo wenda benshi bavuga gutya ariko hari inshuti ngira. Hari abo nshobora kurwara bakangeraho, hari abo nahamagara nakoze anniversaire, hari abo nakwikubita hasi bagahamagara tumeze ute, hari abo hari ikinyoma rero kijya kidutera igikomere kandi gikomeye. Reka nguhe nk'urugero, umuntu akagira nka gutya agasambanira nk'ahantu abantu batareba, yagenda ijwi rikajya rimubwira, uzi ko abantu bose bazi ko uvuye gusambana kwa Elise, uzi ko abantu bose bari kukubona, uzi ko abantu bose ubu ni wa wundi mushobora no guhura agahita atangira kwisobanura nta n'icyo ibintu biziho rwose ibintu amvuyemo, kubera ko ya majwi aturuka kuri Sekibi aguma amubwira ko abantu bose bamenye ikintu avuye gukora. Abantu bose, Gisele, umuntu wese akwiye kumenya kwibabarira, kwiha imbabazi, kumenya yuko ibintu bibi nta gihe na kimwe bizagira ikintu kikugezaho, ibintu bigutesha agaciro, ibintu bikubwira ko udashoboye, ibintu bishaka kugusenya, ibintu nta hantu na hamwe bishobora kugeza na hamwe. Ayo ni amajwi umuntu akwiriye kwanga. Igikomere cya kane ni igikomere duterwa no gushaka gufata ibihe turimo tukabihuza n'iby'abandi barimo. Urumva ni urugero, niba uri muri crise financière, wenda ni urugero, wivuga ngo amafaranga yarabuze, wivuga ngo amafaranga yarabuze sibyo, wivuga ngo amafaranga yarabuze ku bantu bose, cyangwa se wishira umunabi ku bayafite, ko wenda nyine uri mu gihe cyo kuyabona, wenda warahombye, wenda ntukora, simba udakora watekereza ko uzakuraho amafaranga, umuntu yahita akakubera igikomere, uriya we disi akoze kuriya kubera ko wayafite, uri kumva, cyangwa se igikomere kubera ko uri ushaka guhuza ibihurimo n'iby'abandi, ugasanga urakomeretswa n'uko jyewe ntashatse kujyana nawe mu gihe urimo, kandi ntabwo ndi oburije cyane rwose, sibyo, ntabwo ndi oburije. Ni urugero, umwana wawe bamwirukanye ku ishuri, urugero wakundanaga n'umuntu arakubenze, ni urugero wadivorceje, ni urugero, ariko urashaka ko entourage yawe yose mubana muri icyo kibazo, izi ikabana nawe muri icyo kintu. Noneho rero wampamagara, eri uri ndahana, umva, ese wamenye ko Papa Rodrigue ibi n'ibi, iyo mubwiye ntumva, jyewe ndi mu kiganiro, ubu uretse turaza kuvugana nyuma, hari ibintu nari ndimo, direct musigarana igikomere, sibyo? Elise ni gute namubwira ko Papa Rodrigue yarayankubise, cyangwa se yadutaye akaba ansubije kuri atanampaye n'umwana. Ni ukuvuga ngo uriho urashaka ko njyewe nawe tubana muri ibyo bihe urimo, kandi ubirimo wenyine, ni ibihe uri gucamo wenyine. Undi muntu wese wakumva yababaye nk'ukugiriye imbabazi cyangwa nuko yaba ahugutse, ibyo bishyize ku ruhande, ariko ntibishoboka ko njyewe nawe tubana mu kibazo uri gucamo nk'uko ubyumva, nk'uko bishaka. Noneho ugasanga usigaranye igikomere cy'abantu, ariko mu by'ukuri wisuzumye wasanga ubarenganije. Ngize ikibazo ukanyitaho nagushimira cyane, ariko utaranyitayeho simbona urubanza nkwiriye kugushira. Ntabwo bikwiye kuba urubanza ngo bimbere ikibazo, bimbere igikomere. Ni byiza rwose wakumva mvuga gutya yagira ngo ntibijya binkomeretsa, ariko ibi biganiro byose mbikura mu bintu byagiye bimbaho, sibyo? Nkunze kuvuga ngo umuntu niba atajya yumva kugutakaza byamubera ikibazo, kuki wowe wumva kumutakaza bikubereye ikibazo? Kubera iki uguma kumwikorera? Kubera iki? Niba umuntu yumva umwanya umuha we nta gaciro awuhaye, kuki wowe uguma kumuha ako gaciro kandi we akwereka yuko nta kintu bimaze ibyo uriho urakora? Hari ibikomere rero nk'ibyo duterwa nuko tudashaka kwakira ukuri kw'ibihe turi kunyuramo. Akira yuko ibintu uri gucamo ni ibyawe, nta wundi muntu mu bisangiye. Nugira Imana uraza kubona umunyembabazi agusunikiraho gato, akumve yavuga ati yo nibyo, reka basi iki gihembwe nkwishurire, yo nibyo, reka basi iki gihe nkwishurire iyi nzu, yo nibyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntugire ngo yari oburije. Ugasanga rero ukomerekejwe n'amareaction y'abantu bagiye bagukorera,
mu gihe wari urimo kuko wibeshe yuko muri icyo gihe mugihuje. none se Gisele reka nguhe urugero. nk'ubu ngubu uhamagaye umuntu uti uzi yuko papa Rodrigue yavuze ko atazagaruka tugiye gutandukana. uhamagaye umuntu uri mu mujyi uri gushaka ikanzu uzakora mariage ku wa gatandatu. uratekereza ko uwo muntu muri bwumve ibyo bintu kimwe? nta mwanya bifitiye. mu gihe wowe bari kuguta wowe bari kumbwira sheri mfite amatsiko y'ijoro tuzaba twageze mu rugo rwacu. uriho urumva urabwira undi muntu ko udafite urubyaro wari haronsa avuye kubyara si uko wenda atakumva ariko ntibishoboka ko mujyana muri icyo kibazo. hari igihe rero dukomeretswa nuko turiho twihata kujya ahantu tudafitinga. sinzi niba mbisobanura. urashaka kujya mu mwanya utari uwawe ako kanya cyangwa urashaka kunshira mu mwanya utari uwanjye mu buzima bwawe. ugasanga rero ahasigaye size nguteye igikomere usigaye ukomeretse. rimwe ni byiza ko umuntu mu bintu bimubabaje yicara akavuga ati uruhare rwanjye ni uruhe, byagombaga kugenda gute se ubundi, byatangiye gute, byagombaga gukemuka gute, byerekezaga he, ibintu nk'ibyo. ukagerageza ukibwiza ukuri, ukisura ukibwiza ukuri. hanyuma wamara kwibwiza ukuri ukifatira n'umwanzuro w'uko ukwiye kugenza ibintu. hakaba n'igikomere cyo kubana n'umuntu waguhemukiye kandi atari ready gusaba imbabazi. uzi kuba uri kumwe n'umuntu uzi ngo wenda niwe waguteje ako kaga ariko wamubwira ati ibyo se byarakubabaje burya ukibaza ni gute umuntu atekereza ko bitambabaje yararebye n'ingaruka byangizeho. icyo kintu kirica kikongera kikica. hari n'igihe icyo gikomere cyo gihora gitonekara ariko ugasanga uwo muntu ntabwo ako kanya ari tayari kugusaba imbabazi. biragoye kubabarira umuntu muri kumwe kandi yakubabaje kandi atari ready gusaba imbabazi kuko ntiyumva ikosa afite. ukabana icyo gikomere noneho ugasigara ari wowe wigize umusazi. ese koko byari bikwiye ko mwihorera nkapfa kumubabarira? ese ni igihe gicucu? ese ni igihe wenda utekereza nabi? cyangwa ni igihe ufite ikibazo? none se Gisele niba umuntu adashaka kukwaka imbabazi kandi ari wowe biri kwica, uretse kwihingamwo kumubabarira ku ngufu nyine rwose, ku ngufu, ikindi kintu wamukoraho ni iki? kubw'ineza yawe n'ubuzima bwawe, kubw'ineza yawe n'ubuzima bwawe, kugira ngo umere neza. niba bigera aho umuntu avuga ati umuntu yampemukiye birananira kubyakira njya kwimanika. ibaze aho umuntu yanga kugera igihe yiyambura ubuzima. uriya muntu ntaba akiriho, ubwonko bw'abayabwujujemo abandi bantu. kandi hari abantu b'inararibonye mu guhemuka no gukomeretsa atazi no kuvuga ngo sorry. atazi no kuvuga ngo sorry. akaguhemukira, akakwica, akakwica umutima, neje akagaruka, neje agakubitaho ikindi kigambo, neje agakora ikindi, neje ukazategereza ko avuga sorry ukabura. kera umuntu yigeze kumbabaza bikomeye. yagiye yinjira muri eglise naturika nkarira, nabaga ndi kuri mikoro, ntekereza ko abantu babaga bagize ngo ndafashijwe, nyamara njyewe nabaga mubonye nibereye mu yindi si yawe. nibereye mu yindi si. noneho umunsi umwe negera umuntu w'umukozi w'Imana, ngera igihe njya nicara nkavuga nti nk'uriya muntu wazamutega rimwe ari mu modoka akamupita nk'urubuye agahita apfa ariko ntibazamenye ko ari igihe wamwishe. urumva aho igikomere kikugeza. ni hahandi ushobora no kuza ukarangiza umuntu, ariko mwuka wera arakabyara. kuba mufite aragusanga niye koko
ugeze aho utekereza kuba warangiza ubuzima bw'umuntu. Ese noneho rimwe negera umuntu w'Imana ndamubwira nti ubu rero ubu reba uko narishe. Arikanga, warishe? Umuntu ni umuntu gute se? iri warishe? Narishe umuntu, naramwishe. Ni Remera bari bagishingurira Remera, bari batarashingurira Rusoro, bari bagishingurira Remera hariya mu bice bya control technique. Ni Remera mwirimbi namugejejeyo. Arabanza arikanga, wamwicishije iki? Ndavuga nti jyewe nakubise umuntu ibuye mu mutwe arapfa, ndamufata njya kumushyingura jyenyine. Ati kuti, ndavuga nti mu by'ukuri sinishe umuntu byo kumwica live, ariko mu bitekerezo byanjye umwuka w'Imana arampamiriza ko nishe, kuko naramushyinguye no mu bitekerezo. Umuntu arambwira tumva rero ninde, nanga kumumubwira ko nabonaga ari buhite yikubita nko hasi, nanga kumumubwira. Se ninde, nanga kumumubwira. Arambwira tumva rero tuzagure kado uyimushima. Numva icyo kizamini kiragoye, ntabwo byoroshye, ariko ndagenda ndayigura ndayijyana. Wenda tukiri aho ushaka kado, wagiye ushaka kado nka kwa kundi umuntu ashaka impano y'umuntu akunze, y'umuntu w'inshuti ye, cyangwa aravuze ati mbikore by'umuhango? Oya, nashatse kado nziza, ko hari umuntu wiyubashye. Nashatse kado nziza, ariko nyishaka ntumva impamvu ndi kuyishaka. Ariko ko nagombaga kumvira uwabinsabye, navuga reka numvire nzarebe ikizaturuka nyuma y'iyi kado ntanze ntabishaka. Ndayishaka, ndamwaka appointment, ndayimushira. Ako nyimushire ndenzaho amagambo kugira ngo nyire. Ndamubwira ni nubwo ubona ngo uhaye kado, wa munsi umbwira gutya narababaye ku buryo nanakwishe, naranagushyinguye, mbese uri umupfu kuri jye. Noneho ikintu cyantunguye yahise akubita igitwenga araseka, ngo afata kado aragenda. Yarayifashe. Cyabaye ikindi gikomere cyane. Avuga ni Imana, uyu muntu yashutse aya mafaranga. Icyambere ndayajugunye, wabona atazanacyambara iki kintu nguze. Iciye amazi, nari nzi ko nibura agiye guhita avuga ati sorry, ntabwo nari nzi ko yakadaya ngo kado nzanye. Aragenda. Hanyuma ngeze iwanjye aho nabaga nari ntarabyara, ngira akobwa nyine gatoya, ari ukuntu nakundaga kwisura. Nicara muri salo, najyaga nisura nkizimana, kuko nkicara muri salo Elize bite wiri bute, niriwe neza ntari kuriya muntu yanteye umujinya. Reba iriya mpano namuhaye amafaranga nayiguze, reba ukuntu nari mubwiye ko cya gihe yambabaje, arangije akubita kiriya gitwenge. Nka buriya koko ako kanya abantu wenda bazakurikira iki kiganiro bazibuka iyo terme. Ako kanya ndavuga nti okay, kubera ko ngomba kumubabarira, kandi kubera ko ngomba kubaho ntamwikore, ko yaramvunaga jize, naramugendanaga n'iyi modoka isa n'iyarimwo yahitaga. Nahitaga nkorora amosozi, nahitaga mubona directeur. Nawe baze urajya mukaryamana n'umuntu mutari kumwe, umuntu yagusohokana. Mbese yari mu buzima bwawe igihe cyose. Umuntu yagusohokana ugasangira n'umuntu mutatumiye, ako kanya ukamubona mu isahani y'ibintu uri kurya. Wajya kugura umwenda yaguca mu maso, kumva uwo mwenda wawe ureka nuvuga ngo no mu iduka ugiye guhaha murajyana n'uyu muntu. Noneho ndavuga nti rero uyu muntu uhereye umunsi uko igiti ntashobora gutambuka ngo nikingwaho njye kukirega ku mudugudu, niko muhinduye igiti mu buzima bwanjye. Niduhura akansuhuza nzishima, natanansuhuza nzamenya ngo igiti cyangwiriye, sinzamukondana, sinzitotomba. Guhera uyu munsi ni igiti mu maso yanjye. Ako kanya mufata nk'igiti jize. Twahura akamvugisha ni sawa, atamvugisha ni sawa, yansuhuza ni byiza, yambwira neza ni sawa, yambwira nabi n'uyu munsi ntago ari umuntu nakwicara ngo nibuke ibintu yakoze. Namugize nk'igiti, kandi byampaye amahoro. Amahoro rero Gisele ni ikintu gihenda ku buryo umuntu wese wumva utekereza ukababara, ni umuntu ukwiye gukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo umusohore mu mutima wawe. Hari n'ibikomere rero duterwa nuko twashatse kuba abo tutari.
alo eri ngusure. Nta kibazo kandi sinagushakaga. kumuhakanira bikakunanira. Kuguhakanira bikananira. Urumva eri ko ari ahantu ngiye ngusigira abana iwawe. Okay kandi mu gihe nzi ko wenda nari mfite gahunda cyangwa se sinsiporo abana barenze umwe ni urugero cyangwa se simbizi ugasanga uhora ungora undemera kubera ko ndashaka gukora ibyo wowe ushaka ariko jyewe umutima wanjye utabyemera. Ikibazo kiba kiri kuri nde? Ikibazo kiba kiri kuri wowe udashaka kuvuga ukuri. wowe udashaka kuvuga ukuri kurababaza ariko ukuri si igitutsi. Yego ukuri ntabwo ari igitutsi. kuki se nakubwira Jize muri iyi minsi rero jyewe simeze neza mu mutwe numva nta bashyitsi nkeneye numva nta bantu ushaka ndashaka kuruhuka ureke ni numva ameze neza cyangwa ndi muri mood n'igihe ufite crise financière udafite ukuza kuzimana abantu kandi wenda ukunda ko umuntu azi wawe ukamufata neza bihagije ibintu ngibyo utari bubisobanurira umuntu wari wese cyangwa se sinangombwa kumuha izo details mubwira ati muri iyi minsi sindi disponible nimboneka nzakubwira ariko umaze kwakira umuntu usigaranye igikomere kuki yaje kuki ahoraza ariko kubera iki ariko kuki kubera iki akunda kumbwira ngo mutize umukenyero kubera iki wamubwiye ko udakunda gutiza bimubwire ntabwo ari byiza njyewe sinkunda gutiza niko bimeze. nk'ubu jyewe nakuze iwacu bambwira ngo umwana warezwe papa yakundaga kudusubirishamo iryo jambo umwana yarezwe ntasabiriza ntatira ntazerera. ni urugero nkanjye uyu munsi mu by'ukuri umuntu ntirarambangamira erezima ko nta n'inshuti jare izo ngizongera ntazongera hari ibintu bitirika hari n'ibindi ubona bitari normal. ntabwo njya numva ukuntu umuntu atelefona ngo uzanize ngo wa mwenda ngo wari wambaye ngo hahandi gute umuntu atira umwenda gute yego hari ibintu bitizwe ipasi ibintu nk'ibyo si umukenyero se nabyo ariko mbona noneho bisigaye haraje aho bayikodesha mu mujyi ibintu nk'ibi njyewe nkunze ikintu cya Jize ndakigusaba Gisele iryo herena uzariza kandi ibyo nabyo ntabwo mfa uwo mbikoze hari herere tujya dukora ntukajya usaba umuntu utazagusaba. None se ubizi gute ko azagusaba Gisele ubizi ute ko uwo muntu usabye azagusaba? uburyo jyewe uyu munsi mbanye nawe sibyo ibyo byose ndabizi nawe urabizi sibyo urabizi ko nshaka kukubwira ndabizi ko nshaka kubwira Gisele wenda n'urugero Gisele nje kukureba kandi nta tike mfite sibyo kuko nzi ko urambwira fata moto cyangwa taxi ndayishyura kuko nzi ko nawe ejo ushobora kumbwira eri bite nari ngukumbuye ariko se mfite ubwo ngugeraho wa Gisele fata akamoto ndakishyura sibyo. hari ibikomere duterwa no kutamenya abo tubwira ibyo turi kubwira. njye mbaza abantu ntugasaba umuntu utazagusaba ntuzigere ubwira umuntu ngo nguza atazakuguza iyo ibintu bitarimo reciprocity kugenda ngo bigaruke umenye ngo bizagusigira igikomere. ntugasura umuntu utazagusura Gisele iyo ibintu mbese ntugafashe umuntu utazagufasha iyo ibintu bitarimo reciprocity urumva gufasha Gisele gufasha atandukanye gufasha iyo umuntu akeneye ubufasha aba ari muri besoin nta n'icyo uba umukeneye ariko hari ibintu bitandukanye. wowe Gisele bite ni urugero ntabwo nakoze stock wowe wayikoze nyohereza none ibiro 5 by'umuceri c'est différent no kuzikambwira rize ko nari mfite ibibazo iki bibaho niba wumva ushobora kugufasha cyangwa zingufashe ibyiza ufashije umuntu waceceka kumva ko yarari muri bezwe ariko none abivuga zihangana zamenye ko yagonze igikuta sibyo. hari ibikomere duterwa no kutamenya abo tubwira ibyo turi kubwira. kandi bikatubera ibikomere mu buzima. Gisele sha ukuntu namubwiye ngo nta igihumbi cy'amayinite akasubiza banza bibaza kuki yansubije kuri ese bayamusabye bose niko babwira. ese umuntu wese ubwiye Gisele ngo basohoke niko amusubiza
umuntu wese ubwe niko amusubiza. rimwe rimwe tujye twiga kwigaruraho ibintu kugira ngo turebe ko atari twebwe twiteje ibibazo. ibyo ni ibindi bikomere tugira. gusa Gisele, niba utazanguza sinzakuguza. kuko icyo ni ikibazo gikomeye. ntabwo niba nzi yuko udashobora kugira ikibazo cya 5 mu bantu watekereza gusaba ngo mbe ndimo, nanjye nzakwaka. uriya ranje nyine ugashakira ahandi. ariko iyo ni principe yanjye, kubera ko nize abantu niga n'abandi, sibyo? umuntu akubahira, umuntu mugendana kubaha uko azi ko nawe hari icyo umunsi umwe azagukenera. ariko nugendana n'umuntu utagukonsidera, uzi yuko uri aho kugira ngo umurushye, umubwire ibibazo, umuhe ibyifuzo bya buri munsi, umubwire ati noneho turaburaye, ejo noneho turabwiriwe, noneho rero twirukanye mu nzu, umenye ngo uriho urapakira, uriho urakora sitoke y'ibikomere utazirengera mu minsi iri imbere. kubera ko isi tugezemo nta muntu n'umwe ugishaka umuntu uza kumubera umutwaro. ngewe ubivuga ntugire ngo sifite ibibazo, yewe muntu nkurikira utagira ngo ndiho ndihenura, ndabifite. ariko nta kintu cyanyica nko kubwira umuntu nkasanga ntago ari uri mu mwanya nagombaga kubwira, akumviye ubusa, agusigiye ibindi bikomere. ariko no guhitamo mu bantu nabyo biragoye, kuko nimba hari ikintu cyabuze ni ubumuntu mu bantu. ni ubumuntu. ubwo navuze ubufasha. ushobora kuba udakeneye ko umuntu anagufasha, ariko ukeneye ko akumva jasi. wowe nagiye uba wumva urushye ukavuga ati icyampa nkabonana na naka, nkamubwira nkaruhuka. icyo cy'umuntu wese arakigira. nasigize iyo ubwiye umuntu urimo wabwanga, iyo uhamagaye umuntu urimo ukamubwira biteze ko ngushaka, akagusubiza habaye iki se noneho? ibaze sha, kuko azi ko yuko ntayandi makuru umuha. uri problematike. iyo uhamagaye ni ibibazo gusa. ukimubwira gusa ati ndagushaka, habaye iki se noneho? ubusenga umuntu ugusubiza gutyo, ubutaha urongera ukamushaka kubera iki? byarangiye. nyamara turabikora. nabo ngabo basubiza gutyo simbakomeye amashi ko iyo umuntu arushye. Gisele, giye uramutse urusha ukampitamo ku isi yose ukumva ko numbwira uza kuruhuka, nubwo naba ntashaka kukumva, nabiha agaciro cyane. kuko yemaze kumenya ko iyo umuntu ababaye si buri muntu aba akeneye ko amwumva. ntabwo ari buri muntu aba akeneye ko baganira, si buri muntu aba akeneye ko amwumva. umuntu agendera ku mpamvu nyinshi ahitamo ati ndashaka kuvugana uyu munsi, numva wamaje Gisele ariko naruhuka. ariko ni uwo muntu ujye umugirira icyo cyizere, ariko ugasanga nawe ntabyakira ngo abihe agaciro. ngo abihe agaciro. ihangane shaka pièce de change. ihangane ushaka umuntu ushobora kukumva, ushobora kumva. Gisele, kera ubu nuko bafunze wenda ubutayu. mbere gihe buri wa kane najyaga ibyumba aho bita ku Isumo, tujya gusengera ku mazi. niho najyaga njya kuvugira ibintu byose ntashaka kugira uwo mbwira. nta muntu wundi ntawe twajyanye ngo turajya gusengana, nkavuga namara kuvugana kumva wenda bitanumvikanye nk'uko mbishaka, nkatera akaruru ku muntu. yesu nkavayo numva naruhutse. urumva hari n'igihe umuntu aba yumva akeneye umuntu abwira icyo kintu kibyimbye kikavamo, ariko ugasanga ukomeretse ubwa kabiri ko ntiwamenye ugomba kugikubwira. hari umushuti wanjye we yarambwiye ati Gisele, hari igihe mba numva ikintu kirimo ati kuko nta muntu ufite wo kubwira, nkagenda nkikingirana muri dushe. atuzi gukoma induru ya bucece yagutya, ugakoma induru ya bucece kuko n'uwo muri kumwe ntushaka kumenya ko hari ikibazo ufite, n'uri kure ntushaka kumenya ko hari ikibazo ufite.
ufite ukuntu rero wakemura ikibazo cyawe kandi we wenyine cya kintu kigasohoka, ugasohoka ukihanagura ukongera ukiyitaho. Elise, mu gusoza rero watubwiye ibikomere bitandukanye, watubwiye ibikomere tuvukana, watubwiye ibikomere duterwa n'imiryango tuvukamo, watubwiye ibikomere duterwa n'abatuzengurutse, watubwiye ibikomere twebwe ubwacu twitera, ndetse n'ibikomere usanga hari ibyo twebwe twihuruririza twizanira, kuko hari ibyo dushaka ku bantu ariko bikadutera ibikomere. Umwanzuro rero tunasoza, ni iki twakora? Urumva ko wavuze ku bikomere bitandukanye, ariko byibura ukora muri rusange uduha umuti. Umuti wa mbere rero, reka mbanze nibwirira abantu bemera Yesu n'umurimo yaje gukora. Ijambo rya mbere, umuntu wa mbere yahaye ubutumire umuntu wese ubabaye, ntamwishyuza itike, ntamwishyuza icyo aza gufata, ntamwishyuza ikiguzi icyo ari cyo cyose, ni Kristo. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Arongera ati munyikoreze imitwaro yanyu kuko nitaye kuri mwe. Uri urumva? Ariko Kristo turamuhunga iteka. Yewe yaranongera aravuga ati havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Ariho muri bya bikomere dutegwa n'abo twagiye dusanga navugaga, kuko twiringiye utiringirwa. Icyambere, nagira inama abantu bo kugabana uyu mugabo witwa Yesu. Ni umuntu mwiza, nta n'uburemere bw'ikibazo atashobora kwikorera, ntarambirwa, ntahindurwa n'ibihe, ahora yiteguye kutwakira. Nitumugane tumubwire, agufasha gukira. Nicyo cyamuzanye kuturuhura. Icya kabiri ni ukwikunda. Ni ukwikunda. Abantu benshi bikunda, abantu bavuga ngo bari komplike, sibyo? Ariko ni byiza, ni byiza. Nkange Jize sinshobora kukwakira ntagushaka, nkubwije ukuri kandi ndaguhakanira, ariko nibyo ntabwo ndi muri mood y'abantu. Erize ko muranguhamagara ntunyitabe, numvaga ntashaka kwitaba muri iyo minsi, situ. Wenda nazicara umutima washinje urubanza nkabwira nti mbabarira, cyagiye sinari imeze neza, cyangwa se sinzisabe kuko nasanze ari wo mwanzuro ngomba gufata kugira ngo ndinde amahoro yanjye. Igakwikunda, igakubaho, banzubeho. Wowe nutibeshya ugategereza ko ibigukikije biza kukubeshyaho, ntibishoboka. Ikunde, baho ibintu ubona udafitemo uruhare, byibabarire. Numara kwibyibabarira wihingemo amahoro, wihingemo amahoro. Ubwo ndavuga abadashoboye ya principe ya mbere, ariko ufashe iyo principe ya mbere ukongeraho no kwihingamo amahoro no kwikunda, byanga bikunda Jize, uzagira umunezero mu isi itarimo umunezero. Uzagira umunezero kandi ukikijwe n'abari kukubuza amahoro. Uzagira umunezero kandi waburaye. Uzagira umunezero kandi bari kugusora. Uzagira amahoro. Isi iri irazamo ibintu byinshi bibi, ku buryo dukwiye kurinda amahoro y'umutima wacu. Yego. Murakoze cyane Elise. Turabashimira rero mwese mwakomeje gukurikirana kino kiganiro Inkingi y'Umuryango. Ngira ngo murabyumvise, duca muri byinshi, bikagenda bidutwara abo turi bo n'ubumuntu hari ahantu bugenda butakara. Ariko buriya ngo Yesu niwe utanga byose, niwe utanga amahoro, niwe utanga ubuzima, ku buryo uca no mu bintu abantu bagakomeza bakakureba bati ariko uriya muntu ateye ate, ameze ate, kubera ko ikintu kije ntabwo kiguhungabanya kuko wamaze kwiyakira, umaze kwambara imbaraga. Mukomeze rero mugire ibihe byiza aho muri hose. Tubibutsa gukora subscribe, ushobora kutwandikira comment, ushobora kuhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen zawe, ukaba wavugana na Elise ugatanga igitekerezo kuri iki kiganiro. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Ndizeye Giselle ndetse na Elise Nirere.